umukozi we narani Jani igute ubundi umukozi bamamagara rimwe niyo Jani bankano Mabura twagitabye ko mbona meza atategura byari biri hafi ngo bihagere ibyo ari amasaha abiranye byari bigiye kurangira ngo gatoya. Okay, tegura ameza rero bajye Mabuja namagejeje ako saa mukozi nzakugisha akazi ngeze he uzanye icyayi cyonyine imigati igaramye aranguka bati uragira ngo uyimaze iki Mabuja najyaga ngo mbanze ngeze ku meza genda uzane ibyo nkoresha rero amasaha yafashe Jani uri he Jani wakinjiye uri mu biki Mabuja turakungana ako se kuje ukabinereka imbere udateguye karibu ku meza Mabuja. sawa busubire Jani Jani ngwino wandurure Aha sunga Mabuja ko ngana akazi nagakoze neza kurera abakire niko bimera. Ndumva naniwe siporo yari danje. Jani Karame tadini inkweto zo gukandagira. azizanye bose. Ufite icyokere siporo yari imeze neza. Jani si inkweto z'intunganyirizo kiriho amazi muri dushe. Mbega amazi yari ameze neza numvaga naniwe. Siporo uyu munsi twakoze zari zikomeye. Isaha kujya mu kazi yanansize gutanguranywa nayo.
karame Jani. Karame boss. Izi nkweto niba warangije kuzitunganya utazanitse. Aramutse. Amakuru ni neza. Twaragenze neza. Cyagenze neza nta kibazo. Uzigiye nagushaka. Ngahambira rero nta Nshaka kuganira ufite umwanya. Shanda ufite. Akugire vuba nyine ngiye kujya mu kazi. Wihangiye ukambabarira nk'umuvandimwe. Ukagabanya imyitwarire mibi ufite. Hari ibyo ubona bitagenda neza se? Rwose. Arahindutse. Ngo nk'ibihe? Nasigaye witwara ku mukozi hano mu rugo. Njya numva hanze ntabwo bigenda neza cyane. Ushaka kunkotora mu rugo rwanjye? Umva. N'undi munsi uzongera gukera kunkontorora. Ntitaye kuri mushiki wanjye. Uzahita ucaho ujye kureba ahandi hantu ujya kuba. Jani. Karame. Jani. Karame. Mabuja wawe yagiye. Gitondo yabyutse mbona negura ameza ahita ambwira ko agiye mu kazi. Okay. Yagiye mu kazi. Nanjye ngiye mu kazi rero uzigaruriye urugo. Sawa. Jani. Karame boss. None mabuja wawe ntabwo araza. Ntaraza. Jani. Mabuja wawe ntabwo araza. Ntaraza. Ntabwo arava mu kazi. Dore namaze kunanira. Tugenda nsasire. Cyane ndumva. Nta mwana w'umukozi yajyaga ncaho gutya yambaye imini akajya ngo nta maso ngira. Ariko noneho maburi madamu nabimenye ntabwo tuzakiranuka.
meze neza nta kibazo akazi kagenze neza kandi nari narabikubwiye sinabikubwiye wambwiye ibiki uratangiye bimwe byawe haguruka agenda mva mu maso Ese hawa bimeze bite? Jani ntabwo arategura icyaha byagenda bitera Jani umukozi nawe arananira karame mabuja enda hano nakwitabye mabuja ese iyo ndayikuye he ko nzi ko wirirwa hano ese ko utansubiza ntabwo ari wowe ndi koza jana hari ibisubizo ibyo ndi koza ese ntabwo ushobora kumbwira aho iyo nda yavuye niba udashoboye kubimbwira genda ufate utwawe ute wigenda ese nk'abana basiganaga aha ngaha mu kazi kuko ntabyo uzi ku buryo iriya nda utazi aho yaturutse bakunda hasi pe ariko nyine aho mbabera kubera ko nabigurisha wowe mbwira ukuntu nyine urumva ni ya musaza wanjye ngo iki ni ya musaza wanjye cyangwa ibyo uri kuvuga ntabyo uzi ushatse kuvuga ko njye nsangiye umugabo n'umukozi se niba ari uko bimeze uretse ubwanjye karame mwana we ndashonje genda uwese mu ndaje tujye guhaha duteke aka kajinga kanjyamaniye na telefone undi aka kajinga sigashobora kuzanzungura imitungo yawe maze nkayigurize nkakure ku birayi ushaka maze ndebe ko nyina ntawe uhari maze ubundi nikosha ndakutegereza nta mikino iragira Kana mpaka yukutisha wabaye. Abanganya umwana kandi ayasemereye. Urabaza iki? Cishwa ngaha. Ntabwo kureba. Cishwa ngaha. Umva rero mubwire. Ibyo ubonye izaramuka ari ndakimuvuze. Nawe ubwo nzatakura. Nta mikino irimo. Ugomba kumenya yuko uriya mwana niwe wari ufite kuzamuzungura. Urumva? None rero uzigerana gatoya uvuga.
mwana byukurya. Rinka sheri. Ese umwana wanjye ko nasize ari mutaraga avuga akaba atarimo aravuga byagenze. Rinka. Abaye iki ko numvaga musakuza? Umwana wanjye namusize ari muzima none. None iki se ubwo abaye iki? Yanze gukanguka. Yanze kugira ate? Niko. Muse mundahumeka ariho. Kumana bitubigize dute? Nyamara yapfuye. Vuga ko wamukoze yanga kuvuga ndamugara. Ga, ese we mano. Rinka yapfuye. Rinka. Usakundi kumva umpeji. Rinka yapfuye. Umwana wanjye yapfuye. Nabonye rero urupfu rw'uriya mwana nyine ushaka kuzamukurikirana amafungwa ndetse mpamagare wa bahungu wanjye ndebe ko hari icyo bamarira. Halo? Umva ko nshaka kubaha akazi. Kameze gate? Umva nyine hari umukobwa nshaka ko munyicira. Ibyo urabizi ndabishoboye. Reka nze mboherereze ifoto mwebwe munkorera akazi. Wibagirwe na va? Mwari bimwebwe turabonana. Aba nta kibazo bikore vuba vuba turahita tubisoza natwe. Sawa. Akazi kabonetse. Tukiri aho ngaho ngo tubonye akazi. Ngari umukobwa ngo bagiye kumutumanyura mu izi nzira mwitegure tuhite tumukura ku birayi tubona yo kurari. Ndano gufanya. Sawa mwitegure tujye mu kazi. Kwambara imyenda y'akazi. Mwambara imyenda y'akazi. Sawa. Se hawa wa mushyitsi mwamagaje byagenze bite? Okay. Karibu. Yire neza. Makuru ni. Mumeze neza. Uyu ni wa muyobozi nababwiraga uri gukurikirana ikibazo cya rupfu rw'umwana wacu.
sheri ko wikanze ntacyo ifurura mwana ari ikintu wari ubiziho akantu kari ibyo ntacyo mbizi murakoze cyane yababwiye ko ndi umuyobozi nkurikije ikibazo cyanyu ndashaka ikibazo cyanyu kiragikemutse muranyemerera ko kiragikemutse ikibazo bakingejejeho ndacyumva mbere y'uko umwana apfa wowe nka nyir'urugo wowe wari uri he umuyobozi njyewe nagiye mu kazi ntashye nsanga umwana wanjye yapfuye tuvugana nanjye urupfu rw'umwana wanjye byamberujije ntabwo nzi cyateye urupfu ni ukuvuga ngo umwana apfa ntabwo wari muri uru rugo ntabwo nari mpari igihe ndagiye mu kazi naje nsanga byarangiye yapfuye birumvikana nkawe nka nyir'urugo umwana apfa wari uri hehe ahagana njyewe rwose nari ndi mu cyumba ndyamye ngiye kumva numva induru ivugiye ahangaha muri salo umukozi yari yagiye guhaha ntabwo utwo nari nagutumye aje ngasanga umwana yapfuye ntabwo ibyo ngibyo nari mbizi bampamagaye bambwira ko umwana yapfuye wowe wari uri mu cyumba umwana yari ari hehe umwana ndumva niba yari ari ahangaha muri salo niba yari ari hanze ibyo naba nkubeshye pe kuko njye nari ndyamye namusiganye nawe ubyumve neza mwese ntabwo nshaka ibintu by'amanyanga muri uru rubanza nimushaka kuzana amanyanga turabizamura mu zindi nzego zo hejuru rwose muyobozi rwose nta by'amanyanga turi kukubwiza ukuri nk'abantu bari bahari nibiba ngombwa ndandikira RIB ikurikirane iki kirego wowe urabyumva ute uyu ngo ni iki muri uru umuyobozi uriya ni mushiki wanjye ibyo ngibyo biba yarari hano mu rugo na madamu yakubwira uko abitekerezaho kuko niwe wari wasiga no mu rugo nkawe mushiki w'uyu mugabo w'uru rugo ko avuze ko ari mu rugo kandi n'uyu yari ari mu rugo umwana apfa wari uri hehe wowe nibyo koko muyobo nari ndi muri mu rugo nari nshaje ariko njyewe niyemeje kuvuga muri nta kibazo vuga ukuri nta kibazo njyewe naturutse mu cyumba nje nsanga muramukozi wanjye amaze kuruhukira hano mu ntebe ngo nasanze muramukozi wanjye amaze kumunigira hano mu ntebe bivuze ko madamu aranyiciye umwana bivuze ko madamu aranyiciye umwana dukurikirane ikibazo ibyo bagushinja ni ukuri cyangwa ntabwo ari ukuri ntabwo ari ukuri njye ntabyo nzi nimutagire kumbaza ubusa komeza dukomeze we muretse nuko nyine yahise anyirukankana mu cyumba arambwira ngo nimbivuga ngo nanjye azanyica nawe uzakwica kwa mukono ntagende itonde we madamu itonde ikibazo cyanyu kigomba gukurikiranwa n'izindi nzego ko ndumva uyu mudamu ashobora kuba yarishe uwo mwana kandi ndabona ariko se muyobo nawe atangiye ntabwo bigomba kurangirira aha itonde ntabwo bigomba kurangirira aha nta soni umwana wanjye vinze mpamagare afande dorokasi aze afunwarire alo ya afande dorokasi nsanga hano ku muhanda wa 310 nimero y'igipangu ni 2 bahuka hano untwarira umudamu hano ndumva afite amanyanga menshi cyane gira vana bwangu reka afande dorokasi aza gutware ikibazo gikurikiranwe n'izindi nzego ndumva ufite amanyanga menshi cyane we madamu haguruka sha haguruka wamwicaye haguruka fata iki kidamu kijyane cyikicaye mujye kumufunga mujye kumufunga yanyiciye n'umwana kandi mujye kumufunga yanyiciye umwana oya mwihangane iki kibazo cyanyu kigiye gukurikirana umwana wanjye afande